wimvangira mbanze mvuge iwacha kelele bwana ariko se arago Kanyombya arahunze Kanyoguma hamwe kafara kakije hali baraka Kanyoko ugahamba musurire wamubabariye ko ibintu by'ibiyobya bwenge mu mwabira twishe uravye kano kaho kubona kari mu biyobya bwenge se oya bereke migongo umuntu hasi kagara shyira umuntu hasi Kanyo oya mwifa Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Hello guys, bakunzi ba Kigali News Channel, twongeye kubasuhuza tunabaha ikaze ndetse tunabashimira kuba mukomeza kutwereka urukundo rudasanzwe, tunabasaba ngo mukomeze mukore subscribe, share, like na comment. Ubu ngubu uyu munsi tubafitiye akandi gatangaza kandi akandi gashya. Nababwiye ko tuzajya duhora tubafitiye utwasa mutwe, utuminura muhini, mbese tuba turi kumwe namwe isaha ku yindi kugira ngo mutaza kuza kurambirwa n'ubuzima, kuko buriya ibintu byose ubikoresha ubwenge ntugire n'ibindi bintu bikugabanyiriza stress, birashoboka ko ushobora kuba n'umusazi, ariko kubera ko tuba duhari kugira ngo tubokipe, tubaruhure mu mutwe, tuba mare stress, no kuvuga ngo Kigali News Channel mujye muyifata nka channel ishinzwe kubazanira ba stress killer. Uyu munsi rero turi kumwe n'igisaza cyananiranye kitajya cyumva, cyarananiye muri make, murabizi ingendiriza sano isi isanzure byose ngombwa, ariko cyo cyarananiye. Ariko uyu munsi mfite umuhungu uri mu muhanga muri Kanyombya nguyu, ariko uriya musore uricaye iruhande ye araza kuza kumuhangamura. Reka ndeke gutangira ntongana na Kanyombya datubanze dukundane, ndamuzi yo dushwanye ntiyumva. Kanyo umeze ute? Kanyo umeze ute? ndi umuhanga. Kanyombya turakwakiriye kuri Kigali News Channel. Okay, reka dukomeze na Kigali News Channel. Na n'ubu ngubu turabizi ko dufite ubukwe budasanzwe bwiza cyane, tukaba dufite hirya no mu gihugu cyacu Nyamasheke, ariko rero reka tuze kubijyamo mutaduhangamuye nangwa urahangamura abantu. Okay. Kagarara turakwakiriye kuri Kigali News Channel. Amenyuse cyangwa amaguru. Sawa. Uretse gusubira ibyacu bitangira gake bikaza guturika nyuma. Okay, murakoze cyane kuduhereza ikaze Kigali News Channel. Wa muhungu wanyu nk'ibisanzwe Kagarara mwagiye mutubana mu tone tugiye dutandukanye. Ngari. Mubizi se? Debe. Sinyamvuga menshi bikorwa burivugira. It's a time. Satani. My potential. Satani muninde? Navuze ngo it's a time. Naye ngo Satani is your potential. Ngewe na Lucifer. Niba ari Satani na Lucifer, you are Satani, you guy. When you are out here on Kanyo kutangiye kubwira undi mwana ngo ni Satani. Marafaka this guy. Urambwira ngo uri Satani. Avuze ngo it's a time, ntago avuze ngo aravuze ngo Satani, ntabwo ari Satani. No kuvuga ngo ikintu cyo namubwira. Ukivugira mu ijosi cyangwa mu maguru. Uravugira mu maguru nangwa mu ijosi, nangwa mu gituza, kuko ngo you are Satan and you are going to sing him your talent or another thing. Fuck you. Motherfuck you. Yeah. Babantu haraza gushya. Abantu suko bigiye kuduhindurana isura we. Abantu uko bigiye kuduhindurana isura. Kanyombya iyo telefone yishyire harahirye, zana ngufashe telefone. Zana ngufashe telefone Kanyombya. Akirasha ndayitaye jewe. Niko wigeze urongora nangwa se ufite ubukwe, ndagufitanye nkubwira ko dufite ubukwe kugira ngo utabwangiza Satani n'ubundi Satani sinzi ukuntu asa, ariko ashobora kuba namwe hari umuntu umwe muri twe utari wavuga, navuga ndareba ndobanure ndebe ko bisa nabyo ibyo navuze. Ese Kanyoreka nkubwire, ndashaka ko tuganira neza akaganiro kandi karimo utuntu tw'ubwenge. Kanyo uyu munsi turi kumwe na Kagarara. Kanyombya nubwo bwose tujya dukina, nubwo tujya dushwana, nubwo tujya dukora iki, ariko you are my grandpa, nubwo bwose udashaje. Urumva? Nyine uri grandpa wanjye nubwo bwose udashaje. Urumva? Ariko Kanyo ndashaka kubaza ikibazo kimwe. Nk'umuntu tuzi, ariko se umuntu ngewe waretse nka kubaza, none uri igikoko? Imbwa. Uri igikoko? Barugiye kuvuga imbwa. Oya ntago imbwa nayivuga. Umva nyine nkubaze. Nk'umuntu tuzi
udukuriye muri sinema udukuriye muri entertainment oya Kanyo uradukuriye kubera ko ngiyewe natangiye kureba filme zawe numva nifuza no kuzakubona kubera ko numvaga kuzakubona ari ibintu bitazashoboka bitazanyorohera ese Kanyo nk'uyu mwana w'umusore mutabari uyu mwana ntabwo tuzi buryo warimo oya aracyari umwana kuko Kagara watubwiye imyaka yawe no kuvuga ngo uri umwana se nangwa no mutwe yakuze reka n'amaguru yakuze n'ubwanwa bwakuze baburetse maze nkubwire nangwa n'amaso yakuze baburetse nkubwire fuck you motherfuck you no kuvuga ngo reka nkubwire sasa rero ukuntu bimeze Mbo kamaze ngohereza amateka uyu se ndamwita umusaza ndamwita umukambwe ndamwita umujene ndamwita uri iki wowe uri iki yese ngwite mugufi nangwa ngwite muremure ni igisozi bari kurwaniramo muri Kongo baranatsinze kwanza muremure yatsinze nawe wa mugani gasongo ni wa mugani w'abanyarwanda wowe umugani kuri kungora kuratukana mu mukono vile we okay mbona ukuvuga ngo reka nkubwire sasa rero uyu namuburiye nyito oya reka tumwite umusaza umusaza mbona ukuvuga ngo ukuntu rero ibintu bimeze none se Kanyo ntabwo ukuze icyo ushaka unagukiza wimvangira mbanze mvuge iwacha kelele bana ariko se baragukubita mbisware aramurangije Kagara aramurangije Kagara kubita nge yarananiye none ukuntu ibintu Kagara kubita ubuzima bwanjye sibyo banze mu byumve neza nubaha abasaza urumva nubaha abasaza ariko iyo hagezemo akantu kimizozo ko kuncanga ndakubahuka kubita imbere ya kamera kubita wagiye umbona reka ngaruke urambona Kanyombya arahunze wagiye umbona Kanyombya arahunze Kanyo guma hamwe Kanyo guma hamwe baramwisha Kanyombya burya ninjye wiboneye kugira ngo uretse Kanyombya abona kuyema akakwerekana we ndashaka kumuhereza amahirwe yanyu Kanyo kuramo gahane kibyeyi ndashaka kumuhereza amahirwe yanyu ndashaka kumuhereza amahirwe yanyu sibyo ndashaka kumuhereza amahirwe yanyu wamubanye Kanyombya Kanyo iyo position ni iyo position ni iyihe Kanyo arabona kibadashi iyo position ni iyihe Kanyo guseka ndashaka kumuhereza amahirwe yanyu hamagara metre wawe uretse hamagara metre wawe nje Kanyombya araguje umutwe ariko biranze uretse sibyo Kanyombya karaguze umutwe bikanga wa umva kubitaho ntago nkwishyuza kuranga n'ubuntu akira Kanyombya afite ubwoba Kanyo kwasi ugahambawe musurire uri danje gasurire Kanyombya baramukubita umva wamubabariye ko mubabarire Kanyombya no kuvuga ngo babarira Kanyombya gena mwica nababwiye ko nubabasa oya babarira Kanyombya nje musabiye imbabazi no kuvuga ngo nababwiye ko nubabasa Kanyo wicare rero utuze utaza kuza gukubitwa urumva nje ndagukubita Kanyombya icara utuze utaza kuza gukubitwa ndaguhahamura aya ni amatabi ntataba niba atari urumogi ndivirije mu mutwe kap Kanyombya wiraguze umutwe ntago Kanyombya afite ubwoba oya murekeraho utamwica oya murekeraho oya ndagusabye imbabazi oya wimfungisha murekeraho yewe ese wamurekeyeho simusabiye imbabazi Kanyo icara hariya witonde dore inkoni zitakwica uyu munsi you are idiot man Kanyombya baramwica kandi Kanyombya urashaka ko bakwica reba kwa kundi bigenda muri kacu have murekeraho ariko utamucundagura arashaje agapfa Kanyombya ntabwo ari njyewe uboneraho kubera yuko amagambo yawe bakwishe ndagukiza ariko ntiwumva
Kanyo kuki bakwisha ari njye ubona wabasha ninjye mwazaniwe exercice nk'izi kubera iki ubonye bigukomeranya wumva ari njye wanesha igashyambere cyo nabwiye iyo nyubashye ndakuba tuzugenda gusuzugura ndagusuzuguye urukumva uransuzuguye kandi bari bakwisha kandi Kanyo nawe ushaka kwiyahura aracyabona ibindi bingibi nibike ibyo ubonye nibike bikazana metero wanjye muzana n'umwe cyangwa ni batatu n'umwe mushaka kwamagara batatu ni metero mu Rwanda wajyanda mu Rwanda kandi ibyo ukoze sinari mbizi uri kiwerewere uri kigoyi urafata umuntu nkanjye metero kaburame nose metero udakubita ni mu ntoki uzaze izi ngezi aho twazigiye nabaye mu Bushinwa imyaka 3 kandi ibintu by'ibiyobyabwenge mu mabera twishe urabye kano kaho kubona kari mu biyobyabwenge se oya bereke imigongo ibyatsi birimo ariko shakagara reka nkubaze ko mbona woroherwa no kureba muri kamera nuko babunamye nuko kameramana bayunamye so umuntu yageze kumbaza reka ngwire urumva arambaza ngo nawe ugiye gutangiza icyo kibazo metre senga iyo uguye ngo metre we metre ese ko kujugwa nicyo kibazo ndakigize ntabwo mbizi siniba njya niyo ngo simbizi menya ko naguye kubera ko n'ubundi buri hasi ubundi mba ndi hasi umushenza aranyishe ese Kagara nkanjye hari ukuntu mbona nk'umuntu nka Kanyombya avuga ni shaka Kanyombya ni muremure wowe hari umuntu ujya ubona ko ari muremure nubwo yaba ari umwana mbara yangofero njye mbona ko hari muremure nyine hari umuntu ujya ubasha kubona ko ari mugufi nubwo yaba ari umwana kintu kiki nubwo yaba ari umwana hari umuntu ujya ubasha kubona ko ari mugufi kereka umwana ukambakamba kubera ko abagendera hasi nk'aho uri ubundi gomba Kanyombya aremeye n'ubwa mbere Kanyombya kubiswe akavuga ati cour de chapeau kabisa karate twayi nuza ese Kanyo nyuma yo kuba ukubiswe gutyo ugiye gukora iki ugiye gushaka imyitozo ugiye gukora iki muzaniye diamond nyingi no kuvuga ngo ndabizi neza nyuma y'iki kiganiro leta aca ku ruhande ambwirete nashaka ko nanjye mumereza umwitozo nanjye nkamera nkaho ese Kagara ariko si ni imiti icyo bita kuba fit mwabaye muti physically fit ni imiti ni imiti sport ese Kagara abantu bakora sport wigeze ureba filime nyarwanda njyewe mu bwana bwawe filime nyarwanda arazirebye Kanyombya se ntago wari umuzi Kanyombya nyine namumenye igihe natangirwa kureba filime wamufataga gute none uje kumukubita ni ukuvuga ngo wenda tutagiye kure Kanyombya niwe muntu nyine muri sinema nyarwanda mu Rwanda nafataga nk'umuntu nyine w'umukinnyi urenze na n'ubu ngubu ariko tiri nawe numva ni umukaragita nyine mwiza ugereranyije n'abandi bantu karagita ni umukaragita mwiza mu mwanya aranyitsa ko ndi imboga nangwa ifiriti nangwa inyama zikaraje Kanyo wowe ukimara kubona kidumiwe ukimara kubona Kagarara bwa mbere nkimara kumubona yanyishe mutari mwahura ukimubona bwa mbere kuri kamera wamwumvaga gute metre okay ntabara ingegeriranyishe tabara metre kuramiye ngofero ndukwishe papa dufashe ukuvuga ngo ndukwishe papa Kanyombya none arampururije urahururije ubu ugiye kubyitwaramo bazanye ngo abametere ngo nibiki ariko nkuko mubizi urukumva navuga gute se gira ikintu usezeranya abanyarwanda bakurikira Kigali News Channel nk'umuntu utajya ubatenguha mu busanzwe ikintu njyambabwira ukuvuga ngo abanganya amanyo barogana uri kubyumva neza barogana pe ndagira akantu mukumve neza ntuze muranzanira abantu dore Kagara urabiyahuramo ibintu afite mu Kagara uko wigize uwadanje urabiyahuramo ni bureba zamubyibuhije urumva ni urazana ariko urazana guhangana nababwete ni gute bundi muzana abantu ngo duhangane nanjye abantu bacyambara amasuruje urabiyahuramo amasuruje pamakara ngaho biyahuremo turebe Kagara niba kwica ntumamagare twagiye duhangana abantu Kagara niba kwica ntumamagare iki nibikira ukumva niba kwica ntumpamagare ngo niwe mete Kagara niba kwica ntumpamagare dore uriyahuye niwe mete Kagara niba kwica ntumpamagare
Kagara niba kwica ntumpamagare. Kagara niba kugeza hasi urabutengushya abanyarwanda babarira. Mbara ntutenguha abakunzi ba Kigali News Channel. Oho, sha. Oya. Kagara niba kwica ntumpamagare. Shyira umuntu hasi, Kagara shyira umuntu hasi. Kanyo oya mwifatanya barafatanyije rero. Sha mwifatanya. Bubere. Oya shamureke umwana w'abandi we shamureke we. Kagara ariko aracyari tayari nubwo bwose ndimo murwanirira. Nabingeze ngo mumishyize mu bigori nka rutambisha murananiwe. Kanyo nyuma yo kuba Kagara aragukubise warangiza ukamukorera kagambane. Urateganya iki mu gihe uzaba utazanye na metre wawe? Narizi ko mwazanya. Ubu se umunsi uretse ko mumukorera kagambane nubwo mutamubashije. Umunsi waje mwahuye uri kumwe uri wenyine uzabigira ute? Akantu kamwe no kugenda n'akabando. Ushiba yanjega bya. Nese Kagara rero nuzamukubita inkoni bigakunda. Mwazanya umuntu muzima nawo mwazanya satani. Kindi kubona ahangaha. Nkuzaya nkubita umuntu umwe bakazana u Rwanda rwose. Nicyo kintu umaze kubona. Nose umuntu urambwira. Ese Kagara urumva ufite imbaraga zo kuba. Gukubita umuntu umwe bakazana u Rwanda. Kagara urumva ufite imbaraga zo kuba bahangana n'abantu barenze umwe uretse ko uyu munsi wenda nanjye nagiyemo hagati. Njyewe arashotoye. Sukanyombya ko yamururije u Rwanda rwose nari kubigenza gute. U Rwanda rwose. Ubonye Metre n'u Rwanda rwose. Ubonye bari bashoboye. U Rwanda rwose. Uri kuvuga ngo u Rwanda rwose amaguru ntagira hasi dore ndicaye. Amaguru ntashiga hasi. U Rwanda ngomba Rwanda. Oya reka umwana w'abandi. Reka umwana w'abandi. Nibyo njya mbabwira. Akantu ka discipline ko kanyombya abantu uziranye nabo nta. Ariko reka nkubaze ko maze iminsi mbona ibiganiro. Ko maze iminsi umbaze. You are idiot man. Umva Kagara ko maze iminsi mbona ibiganiro. Agakoko Sikizo ko maze iminsi mbona ibiganiro. Kagara arakubwira ngo akantu ka discipline karakonta. Ubundi wakwize discipline. Uya afite discipline metre wanyu. Nibagende bigibombe nakanyombe. Nose ubumba bwire. You are in discipline. My client. Sinakubwiye. Mujya muniga. Kutiga harya ngo birakagira gute Kagara? Biragatsindwa umunyarwanda arabivuga. For sure. No, listen. Can you speak in English please? Kanyo. Just we are talking. Kanyo bawumva umerewe ute? Kanyo. Listen. I'm going to talk what? Are you ready for speaking English? Why You understand? You stupid guys. Stupid. Stupid. I'm stupid. I'm not stupid. You are stupid, you are not stupid. I don't tell you, just you are To stupid. tell me what? To tell me the English, to tell me the French, to tell me the Kinyarwanda, to tell me the English. Kanyo kugiye kurira. English my son. Please listen me. Kanyo kugiye kurira. Kanyombya kugiye kurira. You are the president of the people of Congo, you guy. Me? Oh, I'm the president of Congo. yeah. How can you say that? I say, but I see you are bad and you are the knowledge. Ese Kanyo uyu musore You tell me nawe. that there is no Kanyo. mind. Kanyo. Metre. Kanyo uyu muhungu nawe urabibona ko asa na Irene. Irede you metre. Uyu muhungu nawe urabibona ko asa na Irene. Inde. Mu maso ye. Agombizi wosimuzi. Abantu bafite abantu babiri basa. Amaherezo nuko uzabahuza nabo bakaba bane. Motherfucker you guy. Stupid guy. I'm Rwanda.